baje kudushuka noneho kuko tutari tuzi ibyo ari byo, baza kudushuka ngo ihumure ryaba ariko abantu barapfuye barashize. Turaza tumaze kuza noneho igitsina gore nicyo bafashe bagenda badushyira ahantu hamwe hamwe, noneho batujyana hariya ku ibambiro. Ubwo baraduhigaga n'imbwa, bakazana bakohereza abana b'abasore babo bose bakaduhiga n'imbwa. Nuko baraza baje badusanga aho turabyuka, hari harimo umubyeyi Masenge aratubyutsa ati nimuze dusezeraneho byarangiye, yisekera. Ubwo ngubwo noneho baraza badusohora batwambika ubusa, abakecuru babambura ubusa bakabasiga busa nta kintu bambaye, utuntu tutugutiya two gukingiriza tw'amafuti. Ubwo rero noneho baje gutangira kwica, bahamagara abantu bamwe na bamwe nyine batari baje batuye hafi y'urusengero. Baraza rero ubwo batwicishije ubuhiri n'amasuka y'amafuni. Ubwo rero bakaturambika hasi nyine ukubika umutwe ukaryama wubitse inda, noneho bagakubita. Jewe napfuye muri abo bana 5 ba mbere, bashyiraga abantu 5 hasi, abana 5 ba mbere nibo napfuyemo. Barakubita bashyira muri wese bazi ko napfuye narangije. Ubwo rero noneho baza kumva nyine ndavuze, ndavuga nti ngewe ariko ntago napfuye, ndacyariho ndi muzima. Ariko impamvu batanarebamo ngo babibone bidutera n'agahinda cyane, ntago bashyinguye neza mwayo masanduka, bashyinguye mu bintu by'amashashi by'imbaraje by'umukara. Ibyo bintu bikanatubabaza cyane, kubera ko urwibutso nta nubwo bari batubwiye ko bazarwimura bakarushyira ahantu abo bantu baguye nyirizina, ariko bashyinguye nabi, bari muri ayo mashashi nyine. Niyo mpamvu utarebamo ngo ubone nta sanduka barimo, ni ibintu by'ibishashi by'ibimbaraje by'umukara birambitse kuri shitingi. Mama numvaga ko zakugurira igitenge ukazajya ucyambara igihe ugiye gusenga. Murakoze. Nitwa Kayitesi Denise, ntuye mu kagari ka Cyeru, mudugudu wa Karama, mu murenge wa Kibirizi. Denise urakoze cyane. Ese aha duhagaze nyirizina hakikijwe n'utuhe duce? Haranihe, aha hepfo nihe, aha haruguru nihe, hano hirya ni hehe? Hano haruguru hari uduce two mu murenge wa Kibirizi nyine mu kagari ka Rwotso, hariya ni mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Mutima, hariya mu bice bicikije kwa muganga ni mu kagari ka Mbuye. Iyi musozi ndeba hano hakurya, iyi misozi mureba hano hakurya naho bita muri Mutima, ni udusozi dukikije Kibirizi. Denise urakoze cyane. Aha hantu urwibutso rwa Kibirizi, urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibirizi, uri kudufasha gusura kugira ngo duhigire amateka. Ese rushyinguyemo imibiri y'Abatutsi igera kuri ingahe? 350. 350. None se Deni, iyo mibiri yose ishyinguye hano, yiciwe hano nyirizina, ni ukubera iki urwibutso barushyize ahangaha? Niho babiciye? Ntago babiciye ahangaha bose, ntago ariho hari abavuye ku ibambira ariho babiciye, abandi babiciye ku maduka ahantu hari bariyeri ikomeye. Ubwo ngubwo baje kugenda babakusanyiriza hamwe, bashatse kubaka urwibutso ahangaha kuko harimo ababyeyi benshi batuye hafi ahangaha. Noneho rero urwibutso baje guhita barushyira ahangaha, babandi bose baguye kuri izo bariyeri ruguru hariya ku maduka, bahita babazana bakusanyiriza ahangaha bose. Ngira ngo nk'uko abantu babibona mu mashusho, n'urwibutso ntabwo rufite ibice byinshi, rufite igice kigaragara inyuma gusa, kirimo imva ebyiri nazo zishyinguye ku buryo buhoraho. Ntabwo wakwinjira ngo ube wabona amasanduku cyangwa se ibindi bimenyetso. N'urwibutso rumaze bigaragara ko kurusura ni ukuhareba ukahigira inyuma, ntabwo wasura ngo ubone ibice byinshi. Ariko impamvu batanarebamo ngo babibone bidutera n'agahinda cyane, ntago bashyinguye neza mwayo masanduka, bashyinguye mu bintu by'amashashi by'imbaraje by'umukara. Ibyo bintu bikanatubabaza cyane, kubera ko urwibutso nta nubwo bari batubwiye ko bazarwimura bakarushyira ahantu abo bantu baguye nyirizina,
ariko bashyinguye nabi, bari muri ayo mashashi nyine. Niyo mpamvu utarebamo ngo ubone nta sanduka barimo, ni ibintu by'ibishashi by'ibimbaraje by'umukara birambitse kuri shitingi. Iyo umuntu yumvise ngo abashyinguye ahangaha basaga abo 350, hakazamo izina ku ibambiro, amateka nagaruka nyirizina avuga ku kwica abatutsi b'abagore n'abana bari muri ako gace ko ku ibambiro. Waturamburiye gatoya ubukana bwa jenoside byagenze bite? Abashyinguye ahangaha amakuru ubafiteho y'ukuntu bishwe. Inzira y'umusaraba rero y'ababyeyi bacu baguye ahangaha jenoside ijya kuba, batangiye bagira gutya bakajya bakora amanama. Hariya ahantu hari isoko hano haruguru gato ku maduka, hari ahantu hari igiti cy'umunyinya cy'inganzamarumbo cyiza cyane, nicyo bakoreragamo amanama bicaye ku dutebe tw'udutabureti, bakajya bikoranya bakagenda bagakora amanama mu mugoroba gutyo. Abitwa basafari n'abitwa bakamanzi, Safari bari hanze ariko undi yarapfuye, n'abandi ntibuka kuko nari umwana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bagiraga gutya. Noneho izo nama zimaze kurangira, baje kugira gutya, baravuga ngo abaturage ngo bajye baza ngo batore imihoro, ariko tutazi icyo bagambiriye. N'ababyeyi bacu nubwo bari bakuru bari bataramenya icyo bagambiriye. Ubwo rero noneho baje kugenda batora izo ntwaro. Bukeye tujya twumva ngo ibibazo byavutse, ngo abantu batangiye kwica abandi. Baje kudushuka noneho kuko tutari tuzi ibyo ari byo, baza kudushuka ngo ihumure ryabaye, ariko abantu barapfuye barashize. Baradushuka ihumure ribaye, turaza. Tumaze kuza noneho igitsina gore nicyo bafashe, bagenda badushyira ahantu hamwe hamwe, noneho batujyana hariya ku ibambiro. Ubwo baraduhigaga n'imbwa, bakazana bakohereza abana b'abasore babo bose bakaduhiga n'imbwa. Bamwe turaturanye, bamwe bari naho hepfo. Nuko ubwo rero noneho birangiye, ba bantu nibo hari harimo abagendaga bakoresha amabariyeri. Harimo umugore witwa Nonsiyata, nawe yari ameze nabi, iwabo ni hano hirya gato mu gasambu, n'ubu barahari. Ubwo ngubwo noneho bakagumiza bagenda baza kuduhiga. Twaje kugenda tugera ku ibambiro. Tumaze kugera ku ibambiro, abantu barazaga bakadusura bakatuzanira ibyo kurya. Barangije haza gushira iminsi mikeya, haza abantu kudusura. Baraza bazana ibintu byo gusenga, n'icyarimo abitwa ba Rugwizangoga ba mu Rwotso, harimo n'abandi baturutse za Bugesera. Ntago mba mbazi neza kubera ko nari umwana. Nuko ubwo rero noneho birangiye, bagize gutya nko kuri 3 z'ukwa gatanu niho baza nyine kutwica. Tujya tubona abantu baraje mu gitondo kare cyane, tukiryamye hari hatarabona saa 11 zari zitaragera neza. Baraza rero tubona baraje birukanka n'amacumu n'ibiki byose n'imihoro irabagirana. Nuko baraza baje badusanga aho, turabyuka. Hari harimo umubyeyi Masenge, aratubyutsa ati nimuze dusezeraneho byarangiye, yisekera. Ubwo ngubwo noneho baraza badusohora, batwambika ubusa. Abakecuru babambura ubusa bakabasiga busa nta kintu bambaye, utuntu tutugutiya two gukingiriza tw'amafuti. Ubwo rero noneho baje gutangira kwica. Bahamagara abantu bamwe na bamwe nyine batari baje, batuye hafi y'urusengero. Baraza rero ubwo batwicishije ubuhiri n'amasuka y'amafuni. Ubwo rero bakaturambika hasi nyine, ukubika umutwe, ukaryama wubitse inda, noneho bagakubita. Jewe napfuye muri abo bana 5 ba mbere. Bashyiraga abantu 5 hasi, abana 5 ba mbere nibo napfuyemo. Barakubita bashyira muri wese bazi ko napfuye narangije. Ubwo rero noneho baza kumva nyine ndavuga nti ngewe ariko ntago napfuye, ndacyariho ndi muzima. Ubwo rero bagerageje kunkuramo, banshyiraho ngaho. Hari umukecuru utuye aho ku ibambiro, aravuga ati nimumwice cyangwa mumusubizaho mumukuye. Nuko batwishe nabi cyane, biratubabaza. Ariko ni ukuvuga ngo kubera Imana FPR yakoze umurimo iradutabara rwose. Nanjye ikintu nashima leta y'igihugu, namwe nkabashimira kuba mwabashije kutubaza ibyo bintu mukatwibutsa rwose. Kandi ubutumwa nabaha, numvaga ibyo bintu bitagakwiye kuzongera kubaho.
ikindi kandi tubabazwa n'iyi mva abantu bacu barimo kuko bashyinguye nabi. Ndumva ikintu nabasha kuvuga ahari ari nicyo ahubwo se Deni karame. icyo gihe ababicaga babajugunya mu mwobo, ngira ngo ku ibambiro haragaragara hepfo gatoya niho hari umwobo munsi ya kiliziya. Hari umwobo. Ijwi umuntu wabashije gukuramo n'umugiraneza bwoko ki? Ni umugiraneza n'umwe muri abo bari baraho ariko yarapfuye ntawe uriho. Ariko uwo mukecuru wavuze ngo nibanyice bansubizemo arahari. N'abandi bahamagaraga ngo nibaze bafasha abandi barahari. Ubwo rero uwo muntu nawe yari atuye aho ariko ntabwo yigeze arambura ukuboko ngo agire icyo akora, ariko yashoboye kugira gute gufatanya kugira ngo bankuremo kuko bari banze kunkuramo. Yarapfuye rero yitwaga Sekagonyori, yari atuye hepfo ya hariya ku ibambiro. Ubu hari umugore we niwe uhari. Aho hantu se mwishwe wenda uraza gucishiriza n'ubundi wari mutoya cyangwa se n'ubuhamya urabona hashize imyaka 27 jenoside yakorewe abatutsi irangiye, uko biri kose hagiye haza n'ubuhamya. Ubundi abaje kwica ku ibambiro bica abo babyeyi bica abo bana b'abakobwa ni abahe? Ni abasirikare? Abantu rero baje kutwica ku ibambiro nanjye nubwo ndiho nishyiremo haje igitero giturutse i Bugesera kiza gitora abantu bari bari aho ngaho bose, abari batuye aho n'ibirara byabaga aha ngaha ku maduka, n'abandi bantu baturutse i Matara ariho hantu ntuye, hari harimo abantu bahatuye nyine baturutse aho ngaho, nibo bazaga bafata baraza noneho babaha ibikoresho barakora. Ariko bamwe na bamwe mu bishe hari ku ibambiro binaha ngaha barahari. Barahari, bari abana b'abasore nyine barahari. Batuye n'aha ngaha. Nta mugabo se waba uri ku ibambiro hariya nawe bakamwiciramo? Hari umugabo rero w'umusaza witwaga Nzaramba, baravuze ngo reka ngo baze bikize umwaku. Baraza uwo musaza niwe bishe mbere yacu, barabanza bamukubita nyine amafuni nyine anahagaze atararyama yanze kuryama, nuko ubwo ngubwo bamukubita amafuni nyine bahita bamwica. Niwe bishe mbere nyine batangira kutwica twese ngo bikijije umwaku. Umwaku ubwoko ki? Umwaku nyine w'uwo mugabo wari uri mu bandi ari we wenyine. Wenda se nyirizina ubwo turi muri cya gice cyo kumva umubabaro n'urugendo rukomeye rwarinze rugeraho abatutsi basaga 350 bashyinguye aha ngaha bicwa kandi biganjemo ababyeyi n'abana b'abakobwa. Aho ku ibambiro ubundi hari iki? Kuki bahabashyize? Habaga iki? Impamvu rero ku ibambiro bahadushyize, twari benshi baragiye badukusanya batubwira ati ntabwo abagore n'abakobwa tuzabica, mwebwe nimuze tubijyanira ahantu tuzajye tubacungira umutekano kugira ngo hatazagira umuntu bica. Ubwo rero noneho barahatujyana. Kubera iki? Hari urusengero, bararebye babona niho hari bukwirwamo abantu benshi, bahita badukusanyirizamo twese. Twagendaga turyama hagati y'udutebe twari twubatse tw'amatafari ya rukarakara, noneho tukagenda dusasamo imisambi. Abantu baratugemuriraga ibyo kurya nyine tugateka tukarya, nta kibazo kirekire twahagiriye usibye abo bacungaga umutekano wo kugira ngo nibagwira bazahamagare babandi baze batwice. Ubwo rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa 5 niho baje kutwica. Wenda mukanya dushobora kuhagera tukareba n'ibice urwo rwa ruri kiliziya, umuntu akareba naho no kuva muri kiliziya, mbese umuntu akahasura naho. Aba dufatanyije, abo dusangiye gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibirizi, ngira ngo amasomo nyirizina ntabwo ari buze gutinda kumvikana, kubera yuko iyo hajemo kwica ababyeyi, ukica wakonyeje, ukica tuzi n'impuhwe z'abagore, tuzi n'ukuntu rwose amasomo yo araza kwihuta. Umuntu wese ugeze hano, tuvuge ari uvuye i Kigali, avuye mu mahanga se, mbese utazi iby'abatutsi bashyinguye aha ngaha, ni irihe somo wamubwira uti iri rijyane uryigisha umwana wawe? Ni irihe somo? Jewe isomo numva nabaha
nuko ibi bintu byabaye baraduhemukiye kugira ngo umuntu atinyuke yica umubyeyi ufite imyaka nka 80 wamwonkeje cyangwa se akamugaburirira umwana cyangwa se akaba yaranamureze, gatinyuka agafata umwana w'imyaka 2 utaranavuga cyangwa se w'imyaka 3 utaranabashije kugira icyaha yamukorera. Nagira ngo rwose mbaho iryo somo ko barahemutse, baraduhemukiye, ariko nyine ntibizongere kubaho ukundi. Nibyo nyine twasabaga leta mu mbaraga zayo kandi n'Imana ikabibafashamo. Yego. Ese ndabona hano hirya hari urugo, hano hari urundi, hari urundi, hano hari urundi. Ubundi urwibutso nta na rimwe rurahura n'abantu bapfobya bakaba barukorera ibintu bitari byo, murumva na rimwe? Oya, ntabyo jewe ndumva, kuko bibaye nabimenya kubera ko harani kwa musaza wanjye. Ahangaha hari kwa Mukamarume, ariko Mukamarume yarapfuye. Urabona n'imidugudu mishyashya bubatse, ahubwo amazu yo hirya ahangaha usibye iyo ngiyo nshyashya iri ku muhanda, hirya yaho nibo bari batuye nyirizina. Naho izi zindi zo ku ruhande nizo bagiye bubaka bushyashya. Aho hepfo hari kwa Masenge nawe ashyinguyemo hano, hari iriya nzu nini. Aho hepfo handi hariyo umwana nyine nawe wari ufatanyije n'abantu batwicaga, we yahigishaga imbwa, nyine bari bamuhaye imbwa ngo ajye yirwa higa abantu mu gisambu. Baza rero twakwiruka akadushumuriza imbwa zikaturya. Ubungubu amaguru n'iki badukubise impirizi zuzuye imisumari, amaguru yanjye ubungubu byose biriho. Deni, dukomeje gufasha abo dusangiye gusura uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibirizi, hashyinguwe abasaga 350 biciwe nyirizina hanini ahitwa ku Ibambiro. Ubundi muri iriya kiliziya warutubwiye bari babashyizemo babegeranya. Ubuzima bwaho mbere yuko babica byabagendekeye gute? Twari turiho nabi cyane mu buryo bushoboka. Ni ukuvuga ngo no kurya kwari ukwekonomiza nyine kubitewe n'ibiryo abaturage babaga batuzaniye. Nabo si bose, n'uwitwaga Murokore, yari umusaza w'Umurokore, n'ubundi n'abandi bantu bari batuye hano hakurya ko. Ni ukuvuga ngo bakoraga uko bashoboye bakazana udushobotse, wakoramo rimwe ugakoramo, ariko twari tubayeho nabi. Noneho rero hakagira gutya hakaza abantu bafite imbaraga, bakaza bagatoranyamo abana b'abakobwa ubona mbese bigiye hejuru gakeya, bakaramo n'abagore babashije kuba bakiri batoya, bakajya kubaviyora nyine bakababohoza, bakagenda bakabakora ibyamfura mbi nyine, ubundi bakagaruka bakajugunya bakigendera. Bakagomeza nyine bakagaruka. Bamwe babaga hafi aho bacunga yuko hari abantu bavuyemo bagiye, bakeka yenda ko tuzapfa. Noneho bakagira ngo abantu bavuyemo baragenda, abantu bagahora bacunga bameze nk'abacunga umutekano. Ujyanye se n'utwibanze nk'utuzi ubwiherero, hari ubwo ku rusengero hari ikintu kindi cyabafashaga? Ku rusengero hari wese, ariko amazi nkatwe b'abana twari tukiri bato twajyaga kuyivomera, ariko ntabwo twakundaga kugenda cyane, kuko hari n'igihe nigeze kugenda ngeze kuri Kano. Umuhungu umwe witwa Mafara arambwira ngo ariko ngo urimo urajya kuri Kano, ngo papa warimo yica abantu. Ariko yaramubeshyeraga, yarambeshyaga nyine, byari ugukuza icyaha, kuko babandi bazafatanya bari bari hafi aho. Kubera ko musaza wanjye ngo yari yaragiye mu gisirikare, ubundi twe bashakaga kutuzimya burundu ngo ntazagira umuntu azasanga ngo amubwire ibyabaye. Ubwo rero noneho nibwo nyine twarakomezaga nyine tukagenda tugerageza uko dushoboye, ko tuzi tukatubona mu buryo nyine budashobotse natwo tutahagije. Ahubwo se ahenshi usanga ari interahamwe z'abagabo zicaga, ariko urumva noneho aho ngaho hari hateraniye abamama, abakobwa. Nta nterahamwe z'abagore zigize zigaragara mu kuvuza induru cyangwa se mu gutangatanga cyangwa se kuza kwica abandi babyeyi bagenzi babo. Aho ngaho rero umuntu wagerageje kugira, hari umudama wirukanse nyine bagiye gutangira kwica, barimo batwambura imyambaro. Noneho uwo mudamu yari ahetse umwana, arirukanka n'umugore wa mubyara wanjye, ubu ngubu ariho nawe aracyahari. Noneho uwo mukecuru aranahatuye ubu, avuza induru ngo arabacitse nimutangire. Undi rero wabigizemo uruhare n'umukecuru wahamagaye umuhungu we
ngo ndundungo waje ugafasha abandi. Nuko abo ngabo nibo babashije kubikora, naho abandi bakoraga mu midugudu nk'uku nguku bafite amabariyeri, yasanga umuntu wihishe iwabo ugasanga agiye kuzana ibyo bitero bikomeye ngo bize bimwice. Dukomeje gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibirizi, ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kibirizi, nyirizina ni mu mayaga ya Nyanza. Ahubwo se wenda dusoza utu dusozi bagiye tubwira uko biri kose hari hatuye Abatutsi, naho nta musozi wabaga utafite bawutuyeho. Abahiciwe bandi bo bashyinguwe he? Hari urundi rwibutso ruri hafi y'urunguru ku buryo ariho baba bashyinguye? Hariya rero hano Mutima hari urwibutso, noneho hariya mu Gasambu hari ahantu biciye abantu, harimo n'umubyeyi wanjye w'umumama, babakuye hariya hejuru ku gasozi gahari bita mu Ngendo Mbi, noneho babashyira ahantu muri wese ya hano mu Gasambu, ahantu hari hatuye bakabagamba. Ubwo rero iyo wese abantu bashyizemo babakuyemo bajya kubashyingura i Karama, noneho abandi bashyinguye i Mutima, abo ngabo bavanye i Karama babashyinguye i Nyamiyaga. Nta handi hari urwibutso. Urwibutso ruri i Mutima. Yego. Ahangaha ku ishuri. None se uretse ko ubu ngubu turi mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus cyateye, ubundi mbere gatoya mu yindi myaka, mu gihe cyo kwibuka ahangaha mwakoraga iki? Byagendaga biti? Ahangaha rero mu gihe cyo kwibuka twarazaga nyine tukahakora isuku wa munsi, noneho muri 7 tukaza nyine tukahagera tukahasengera, ubundi tukajya mu biganiro bisanzwe ku murenge. Ubwo mwakiragaho n'indabo birumvikana? Twazanaga indabyo tugashyiraho, ubundi tukahasengera, ubundi tukagenda tukajya mu biganiro bisanzwe ku murenge. Cyangwa se haba hatangiye nyine ijoro kurara ikiriyo, naho tukahaza tukaharara rimwe na rimwe, ariko ntabwo ari iteto. Yego. Kayitesi Denise turagushimiye, kandi ubwo ryajwi ry'inkotanyi ryakubwiye ngo humura ntugipfuye rikiriho, ababarokoye baracyariho, kandi inabi ntabwo izongera kuganza ineza. Rero turagushimiye cyane, wimpore n'abandi barokokeye muri kano gace bafite ababo bashyinguye ahangaha, muri rusange bose bimpore, kandi Imana iguhe umugisha. Ubwo wagize izo mbaraga zo kutubwira ubukana bwa Jenoside hano hantu, ugafasha benshi kuhasura, ni amasomo bahigiye, nibyo koko ntabwo ikibi kizasubira. Murakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Tuwusangire. Ngendarate byiza by'u Rwanda mpereye mu gihe cyo hambere, uko abantu babanaga bagasangira.